ikaze kandi kuri One Nation Radio ivugira kuri wa1.org. Amazina nge tukora Ramjan Joshua Niyoita, tukaba turi Washington DC, navuga ko ari umurwa mukuru wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika, akaba ariho hari ikicaro cya ambassade y'u Rwanda. Twagiriwe amahirwe cyane kuri One Nation Radio, tukaba turi kumwe n'umuyobozi ambassadeur Professeur Mathilde, akaba ariwe tugiye kuganira muri kano kanya. Tugaye ikaze kuri One Nation Radio. Muraho neza, murakoze cyane kandi twanezerewe ko mwaje hano muri ambassade yacu. Turaho tumeze neza. Mwaka mushya muhire. Mwaka mushya namwe. Turishimye cyane kuba tukwakiriye kuri radio One Nation Radio. Turashaka kubaza kubyerekeye inama y'uyu munsi. Tukabonye hari abantu batandukanye turutse mu diaspora atandukanye bagahurira hano. Ese ni igikorwa ngaruka mwaka, ese kiba kigamije ki muri rusange, kimaze iki cyane cyane no ku Banyarwanda bari muri diaspora y'Amerika? Nkuko bizi nyine iki ni igikorwa gikomeye cyane, kuko nkuko wabibonye nama diaspora yavuye mu ntuza mu mareta zose za Amerika bari hano. Mwabonye ko barenze nka 50 baraza tukigira hamwe ukuntu twafasha igihugu cyacu, uko twakwifasha tugafasha n'igihugu cyacu, ariko cyane cyane kuko natwe twumva yuko turi kumwe n'igihugu muri ibyo byose, kandi n'igihugu cyagiye kidushyira imbere. Aba diaspora babone nkaho hari n'iyindi ntara y'u Rwanda iri hanze, ntabwo bakibona ngo ni diaspora, naho abantu bagikoresha urwo rurimi ngo ni diaspora. Icyo ni ikintu kera diaspora n'abantu babaga baratatanye, ariko ubutwebwe turi nk'intara ya gatandatu, dukorana n'igihugu cyacu. Hano rero tuba twaje tukabyigira hamwe, bigaruka buri mwaka. Ariko uyu munsi byo byari binakomeye kubera ko twanatoye noneho n'ubutegetsi bushya bwa diaspora yo muri Amerika. Ibyo rero biba buri myaka ibiri. Ni nyuma y'imyaka ibiri. Okay, so ni abantu babaje hano cyane cyane, reka mvuge ku bantu bashya babaje ari bashya. Ni iki kintu bakuramo cyane, kuko basanzwe bari muri basi system ikorwa nk'umuntu mushya wajemo? Ni iki kintu cya mbere akuramo? Ikintu akuramo nyine nuko naho benshi basigaye bakurikira cyane bibera mu Rwanda, ariko hano muraza mukicarana mukareba koko mukigira hamwe ibikorwa mwazakorera hamwe nk'abantu nyine barimo bakorera igihugu, bakorana n'igihugu. Ntabwo ari kuvuga gukorera igihugu, bakorana n'igihugu. Hanyuma ubu ngubu ubwo twanagize n'Imana cyane, kuko hajemo n'abandi bantu ubundi batari bari muri izo structures za diaspora, ku buryo twatoyemo abantu bato benshi. Nkuko mwagiye mubibona hagiye hazamo abantu bato, amaraso mashya cyane. Nyine nkuje ugiye gutwara ibyerekeye mobilization ni umuntu mushya, umuntu ugiye kugira iby'aba youth ni umushya. Hari abantu benshi cyane barimo, nyine ubona ko bazanyemo n'andi maraso yandi. Kandi nyine cyiza nuko n'abandi bavuyemo, urumva twebwe nta na rimwe twumva ngo bavuyemo, kuko ni ibintu bikomeza nyine gusa bakomeza banakorana nabo bagiyemo, ku buryo dukomeza dukorana akazi neza. Ntabwo njya muri tekinike cyane ibyabereye mu nama cyane, ariko ni nk'ibiki cyane cyane inama y'uyu munsi yibanzeho cyane usibye amatora? Ni muba muri kugenzura ibyakozwe, muba muri kunenga, muba muri gushyigikira? Muri make summarizing tubwire inama y'uyu munsi uko neza. Tureba ibyo twakoze, ibyo tutagezeho. Ntabwo ari ukuvuga ngo ni ukunenga cyane, ni ukunenga ariko dushaka kureba uko twakwiga kubera amakosa twakoze. Kuko icyo twifuza turashaka gukora neza kurusha uko twakora. Ubu ngubu nyine ntabwo dushaka gukora uko ibintu byakorwa, kubera ko igihugu cyacu nk'uko mubizi, nk'uko twagiye tubisubiramo hariya, ni igihugu cyihuta gikora. Abantu bo mu Rwanda barakora, umuperezida wacu arakora, natwe rero tugomba gukora kuri same pace kugira ngo koko tujyane n'igihugu n'amaterambere y'igihugu cyacu. Nicyo rero nyine twarebaga ngo ni iki cyajya cyungura uko twakoraga ngo dukore neza kurusha uko twakoraga neza. Nyine hari ibyo twakoze neza, hari n'ibindi bitakozwe neza. Ni ukubera iki bitakozwe neza, ni iki gikenewe? Ubu rero twigaga nyine uburyo bwo kugenda mbega dukorana neza ku buryo ibikorwa, kandi tukanareba noneho n'ibikorwa by'ingenzi tugomba kujyamo. Ibyo rero bikaba biri mu bikorwa bya economic, nka bya bindi nyine bishaka kureba ukuntu twakorana n'inzego zeno kugira turebe uko ibintu byacu by'ubukungu bitera imbere. ariko tukanareba even no mu bya politike no mu bya social ibintu byose nge ubanye n'amahanga
kubera nk'uko nabivuze cyane cyane ko iki gihugu ari kinini cyane. Iki gihugu ni kinini cyane, dufite amaleta ageze kuri 50, imwe imwe ishobora no kubiruta u Rwanda cyane. Ibyo rero icyo nababwira ni ukuvuga ngo buri iyo aho hose hafite ibintu bishobora kuba byadufasha mu byo dukora n'ibyo twakorana n'igihugu. Ibyo rero nyine kuza bose bazana ibyo bagiye biga, kuko burya n'amantuza y'ino yose ntabwo ameze kimwe, amaleta y'ino yose ntabwo ameze kimwe. Bose rero tugenda twigira ku bandi, tukareba n'ukuntu twagira tunakurikije n'ibyo abantu bacu bafite. Bose bafite ubuhanga n'ubumenyi bwinshi cyane. Buri wese waje hano uwo twamwigiraho gute n'ibyo azanye ngo turebe ukuntu twabigeza kure. Uko rero nyine abantu bagiye babiganira, ariko bikaza no kureba n'ukuntu abatoye muri demokarasi nyinshi cyane, n'abaje bose bakaza bakavuga bati iyi niyo timu igiye kuba, kandi twabonye ko ari ikomeye cyane, irakomeye. Nayo nyine ni ukuzareba ibyo byose nyine ku mugani n'ukuntu ibikozwa bizagenda bihuzwa kugira twese dukorere hamwe, twumve ko dukorera muri rumwe, kandi yuko twese turi kumwe n'igihugu. Ni iki kintu wavuga kuri Made in Rwanda cyane cyane muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika? Ese hari icyo iri gukora abanyamahanga bari kwitabira, kuko uvuze ikintu kijyanye n'ubukungu nicyo tugomba kwigira cyane cyane muri Amerika. Ese Made in Rwanda ihagaze gute kugira ngo twamamaze n'ibikorerwa iwacu? So Made in Rwanda mu Rwanda irimo irakora, hari ibintu nyine irimo irakora. Hano rero naho hari abatangiye nabo kugenda bareba ukuntu Made in Rwanda yazikaza hano. Ni nayo mpamvu nkuriya musore yavugaga yuko azana ibintu bya Made in Rwanda kugira ngo arebe nyine ukuntu nabyo byaza bikanaza hano. Ntabwo bivuga ko n'ubundi hatabaga trade, hari ibyagiye bizana byazaga, muzi ko twagurishaga ikawa, twagurishaga ibintu byinshi, ariko noneho ni gute isoko ryakwaguka. Ibyo rero nyine isoko rizaguka tugiye twese dukorana hamwe, tukareba muri states tubamo, tukareba mbega abo bantu n'ukuntu twagenda tubinjiramo, cyangwa tugakorana nabo kurenza uko twakoranaga. Ubundi hari ukuntu tugenda tukakira ibyo bafite, ariko kenshi tutanatekereza uko twazana n'ibindi nabyo byacu ngo bihagere. Ibi rero maze kubibona, maze kubona nk'ahantu muri California bamaze gufungura vuba cyane ahantu bagira isikahu, uriya muhungu aragira iby'amafu n'ibindi byose, kandi bijya mu states menshi biva mu Rwanda. Ejo bundi hari groupe y'abanyarwanda baje babakomeresa, baje bahurira hariya muri Las Vegas. Urumva yuko hari byinshi cyane twakora, ibintu byose ni ukwiga, ariko ntekereza yuko tuzi ko igihugu cyacu kibishaka. N'ibyo nyine ni ukureba twebwe ni iki twafasha hano. Niba uri mu bintu bya trade, kubera iki nyine utanareba ibyo u Rwanda byaza ngo bizane hano, ni gute mwakorana? Ibyo rero ni nayo mpamvu tunahura cyane na ambasade, kubera ko twebwe dufite n'inzego zishobora no kuzajya zishyira hamwe abashaka kwikorera bakorana n'u Rwanda, tukareba ukuntu byagenda byoroha ku buryo bitarenze kubagora cyane. Nyakubahwa Perezida wa Repubulika y'u Rwanda akunda kuvuga ijambo cyane urubyiruko ko ari imbaraga z'igihugu, kandi natwe turabyemera twese. Ni iki kintu utekereza ku rubyiruko rwo muri Amerika? Ni iki kintu wanabasaba? Icyo ngicyo nyine nicyo twavugaga ku rubyiruko rwo muri Amerika. Kare tunavuga mbega urubyiruko ni uruhe? Urubyiruko ntabwo ari rwa rundi ruri mu kantu kamwe gusa. Hari abafite problems izo ngiza n'abandi bana bose bahandi bashobora kuba bagira. Hari abandi bamaze kuba aribo ba contributinga. Ibyo nanavugaga nti urubyiruko dushobora no kurwigira kuri benshi, ni ukubasaba gusa gutanga ntuza expertise zabo, bagatanga ibyo bazi gukora neza, bakaza bakatwigisha natwe. Kubera yuko mvuze ku rubyiruko, hari urwo tuzajya twigiraho, hari n'urundi tuzajya tuzamura kugira ruze rugere ku bandi. Ariko cyane cyane ikintu twavuzeho ni ukuvuga yuko aho bari hose, yaba ari urubyiruko rumerewe neza, hari urutamerewe neza, twari dukwiriye nyine kugira kubaka aho ngaho bazajya bahurira, kugira umwe azajya azamura undi niba akenewe kuzamura, banaganire nabo bakuze kugira nabo bagende biga yenda by experience. Ariko ubundi urubyiruko rwo muri Amerika icyo nababwira ni ugukomeza nyine bakunda igihugu. Hari benshi bamaze kuza, hari benshi ubona bitanze, yuko nka henshi usanga aribo basigaye bakora nk'ibintu bya commemoration, ibikorwa byinshi basigaye bajyana knowledge transfer bakazijyana mu gihugu. So urubyiruko rurakora, ahubwo no kureba ukuntu tuzana imbaraga zacu zose tukazishyira hamwe,
izo z'urubyiruko abenshi barakiyita urubyiruko naho banakuze ariko icyo mvuga nyine ni ukuvuga ko twese dushyira ibikorwa byacu hamwe tukajya twigira hamwe ibyo rero kugira bishoboka ni ukuzajya tugira imbuga zidushyira hamwe zaba ari imbuga zishyira hamwe urubyiruko nka bya bindi bya youth forum ari bya bindi tuzajya duhurira mu maeta y'aho bari ari abo tuzajya duhurira hano muri Washington ari abo dukomunika biriya byantuza on social media. Ibyo twavuze byose nicyo twigaga kureba ukuntu twakomeza twese dukomeza tuganira. Ntuza kuganira nibyo bikomeye cyane, ni ukubonera ahantu tuganirira, byaba ari ibyo byanditse, byaba ari uguhura, byaba ari ukugira ngo tizoro. Nibyo nyine twavugaga twige turebe ukuntu tuzajya tugira binini cyane muri ibyo byo kuganira kwacu. Naho ubundi urubyiruko rwacu rufite ibintu byinshi ruzi rwatwigisha, ariko banatwigiraho natwe. Ni ukuvuga ko uko kuganira tugomba kurukomera. Reka dushimira abantu badukurikira muri kano kanya, dushimira kandi ambasaderi umwanya uduhaye muri kano kanya, ndetse n'uburyo umufasha diaspora zitandukanye za hano muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Turagushimiye kandi tukifuza ibihe byiza cyane. Nanjye ndashimira One Nation Radio, urabona ko ari ikora akazi muri diaspora, kandi turashaka ko dukomeza dukorana mukajya mubwira n'abantu amakuru. Murakoze cyane. Murakoze cyane. Murakoze.